Mwiriwe kandi uyu munsi twagarutse ngo tuganire ku birari by'insigamigani. Twaje ngo tuganire ku mugani witwa Nyiramaso yerekwa bike. Nyiramaso yerekwa bike ibindi akabyibonera. Ni umugani abanyarwanda dukunda gukoresha ariko utazi aho wakomotse cyangwa se imvano yawo. Niba uri mushya rero ahangaha turagusaba gukanda kuri subscribe aho hasi kugira ngo ujye umenya umugani twakoze, niba twawusomye ukawumenyera igihe, niba kandi hari ikindi twavuze ukakimenyeshwa hakiri kare. Niba hari umugani nawe wifuza ushobora kutwandikira aho hasi tukamenya yuko hari uwo wifuza tukawugushakira. Umuntu dusanganwe rero turagushishikariza kugira ngo ukande kuri like tumenye ko hari abantu badukurikiye. Murakoze rero, mureke tugaruke mu kanya turebera hamwe iby'uwo mugani. Ese byaturutse kuki, byakomotse ryari, ese hari mu wuhe mwaka? Turaje mu kanya ngo tubisesengure, mugumane natwe. Nyiramaso yerekwa bike. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo bashaka kumvisha umuntu ko agomba kwibonera ibimwerekeye, akishakira uko azabikika cyangwa se uko azabihonoka. Nibwo bagira bati Nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera. Umugani rero wakomotse kuri Semugaza mwene Ndabarasa. Yari se wabo wa Yuhi Gahindiro, akaba umwami w'u Rwanda. Ibyo rero bikaba byarabaye ahasaga mu mwaka w'1700. Semugaza n'ingabo ze Urukatsa zifatanyije n'iz'ibwami bamaze kunesha Ibigina babitsinze imwendo wa Kiryango aho ni mu Kabagari, atabarukana na rubanda bose bakamushima bakavuga bati uriya ni wagaruye ingoma. Bakongera bakavuga bati yagaruye ingoma, yagaruye ingoma, yarwanye ku muhungu wabo Gahindiro. Base wabo bandi ngo bashakaga kumwuririza bakamutwara ingoma. Ubwo bibaho rero bimara iminsi bose babishima banashimagiza Semugaza. Bukeye Rugaju rwa Mutimbo aba umutoni wa Gahindiro wakadasohoka. Noneho Rugaju n'inshuti ze bateranya Semugaza n'ibwami bavuga ko ari ushaka kwambura Gahindiro ingoma. Semugaza ariko ntiyabimenye kuko ibwami bamufataga nk'umuntu ukomeye cyane, bakanamuhisha ko bamwanga ariko we ntabibone. Bibaho bityo rero bigeze ubwo babihurahura, batangira kuvuga ko Semugaza agiye gutangwa, ariko bagakuramwo bakagaya ibwami kuko bagiye kugira nabi. Bati aba bagiye kwica Semugaza kandi ari we wabakijije Ibigina baragira bate? Inkuru igumya gusakara hanze rero Semugaza ntiyagira agasheshwe kabyo ngo anamenye ko bagiye kumugirira nabi. Bukeye umugaragu wa Semugaza witwaga Rukubita, Rukubita yari mwene Ruzimiza, arabimenya abimenyera ku ibuga ashoye inka. Ubwo rubanda nyine babonye izo nka za Rukubita zishotse barazitanguranwa barazitangara, barangije bagira bati ubu rero Semugaza ibwami nibamara kumutanga agapfa, Urukatsa rukagabanwa n'undi, uriya mugabo ubwo ari umutoni we, ubwo bavugaga Rukubita, bazamunyaga asubire ku bukene bwe. Semugaza rero ngo yari yarakijije Rukubita, ngo yari yarabaye umukire w'agahebuzo. Nuko amagambo yose bavuze Rukubita ayata mu gutwi, akura inka ze. Bukeye arazinduka asanga sebuja irubona rwa Gihara, niho rero yarari na Gahindiro. Aho rero ngo niho bari banatuye aho kwa Semugaza ari kumwe n'Urukatsa rwe. Agezeyo ajyana na Semugaza ukwe, ni ukuvuga Rukubita ajyana Semugaza ukwe, aramubwira ati rubanda bose baravuga ko ibwami bakwanze. Semugaza ntiyabyitaho, ati banyanze mu buryo ki ko niviriye ibwami nonaha? Nyirayuhi, ubwo ni ukuvuga nyina wa Gahindiro, Nyirayuhi ntamaze kumpa n'inka y'imbyeyi bari bamutuye. Byiberaho ntiyabyitaho, akomeza kwemeza ko ari impuha, ati ibwami bampora iki n'ibintu maze kubakorera bizwi na rubanda bose. Bibaho urwango rukomeza gututumba. Bukeye Rukubita bimwanga mu nda, ajya gukeza Gahindiro avuga ko yanze Semugaza. Ubwo ibwami barishima kuko babonye Rukubita akazaberekeza aho ingabo za Semugaza ziri, hanyuma bakazivuna.
Impamvu rero yabiteraga nuko batinyaga gutanga Semugaza akiri kumwe n'Urukatsa, babonaga ko bidashoboka kuko Urukatsa rwarimo intwari zikomeye cyane. Nuko Rukubita muri iryo joro ryakeye ahagabana inka ebyiri z'imbyeyi. Mu gitondo arazishorera azereka Semugaza, arangije ati, dore kutagira ihinyu, ubu kandi nabwo uracyabihinyura. Izi si inka nahawe na Gahindiro mubeshye ko nakwanze. Nanone Semugaza akomeza kwinangira yanga kubyemera. Haciyeho iminsi ibwami bahamagaza Kabano ka Kazenga umuhungu wabo wa Semugaza. Baramuca bamuca mu gihugu, bamubwira yuko akwiriye gutorongera akajya i Burundi cyangwa ahandi. Semugaza ajya kwa Gahindiro asanga Nyirayuhi, aramubaza ati, ndakubaza icyatumye muca Kabano. Nyirayuhi aramwihorera. Semugaza arinjirirwa, ni ukuvuga nyine arababara, agize ngo arahaguruka inkoni iramucika igwira ingoma irirangira. Nyirayuhi yirengagiza ko ari Semugaza kandi yari umuntu ukomeye, yibarisha nkana ati, ninde wishwe n'ingoma? Ubwo noneho Semugaza amenya ko yanzwe koko, abwira Nyirayuhi ati, ariko ushira ubwoba, uzi ko ndi umugabo wanyu mukuru kandi nkubitiyeho no kuba umutware w'umwami, none uratinyutse ngo nishwe n'ingoma? Nyirayuhi arirengagiza ati, sinari nzi ko ari wowe mba nkuroga. Semugaza aramubwira ati, urabeho, iki gitutsi ntutse nzajya kukirwarira ikibumbiro. Ubwo ni ukuvuga ko yajyaga ahitwaga za Nyakayaga akajya kure akava ibwami. Nuko Semugaza rero aherako arahaguruka aracika ajyana n'Urukatsa. Umugani wamamara mu Rwanda ubwo umuturutseho kuko Rukubita nyine yamweretse inka agabanye kuri Gahindiro, ntiyemera ko bamwanze. Akabibona ku gitutsi kimwe rukumbi Nyirayuhi yamututse cyo kumwita yuko yishwe n'ingoma. Niyo rero Nyiramaso yerekwa bike, ibindi akabyibonera, bisobanura ko umuntu muzima bamucira amarenga gusa, ahasigaye akaba ari we wicukumburira ibimwerekeye. Kuba Nyiramaso yerekwa bike rero bisobanuye kwibonera ibikwerekeyeho ukabyatura, ukamenya ko ari wowe bireba. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Uyu munsi twaganiriye ku mugani ugira uti Nyiramaso yerekwa bike. Kenshi abantu barabikoresha ariko batazi aho byaturutse, inkomoko yabyo. Naha rero byaturutse kuri uyu mugabo Semugaza ubwo yari ariho ku ngoma ya Yuhi Gahindiro. Niba rero ukeneye kumenya indi migani cyangwa se insigamigani migufi, watwandikira aho hasi ukatwibaza umugani twazagushakira. Ikindi niba uri mushya, turagusaba gukanda aho hasi kuri subscribe kugira ngo ujye umenyeshwa imigani yacu twagusomeye, uyisangize, uyimenye aho yaturutse. Tubibutse ko iyi migani rero tubasomera tuyikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani, ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda rero. Ibirari by'Insigamigani byo nakagaruka, tuzasubire ubutaha.